urambabajuraje nakubwiye ko ugomba kuncungira abantu uri mugabo ki udashoboye kurinda umuryango uri mugabo ki udashoboye kwita ku nshingano ntabyo ubwira urambe muki usigariye kuki umwana wanjye narwaniye nabyo mbwira niba nananiye gushakisha umwana wacu ko aboneka nkamushakisha akamuza no kumurinda byari bikunaniye kuko ririya joro naguhamagariraga iki ngo uze utwara abana n'iki naguhamagariraga ntabwo kwari ukurinda abana banjye none nabyo birakunaniye ushoboye iki basi ushoboye iki umwana wanjye basi se wahise tukaganira ubundi kumva ukuntu bimeze ibyo naruhiye ko narwaye kose bibaye impfabusa none se wane twahereye mu gusuhuzanya no gushima Imana nibagirwa kukubaza ibyishimo birandenze pe ubundi uracyariho ne ndiho pe ndi muzima nkoraho rero abimana yarindishije ukuboko kwabo naho banyura mu muriro w'itanura bavamo ari bazima nukuri Imana aranyumvishe nyamara none se wane urabona se ari icyo mbara ntabyibushye nabeze neza ahubwo ni hewe wabaga ubundi naragiye ndarira ndiheba mpora nishinja urupfu rwawe pore kuba ntaraguhaye amakuru ariko byari ku nyungu z'umutekano wanjye nawe urakoze ntuvuge Angela bite se uko ndeba wumiwe ntacyo uri kuvuga ninjye ndi muzima nkoreho dore ndi muzima ntacyo nabaye Menye wabanje kubimenya kuri muzima mbere webwe n'igise wowe abyumva Bowaza ku telefone n'abahungu ariko uriya mugabo wawe ni umugome mana yanjye ahubwo nyine nibyo nagiye kukubaza twerukanye imyaka harya sinishize mba atari 3 n'igice 3 n'amezi cyagiye kuri polisi nyine waje guhunga gute ko wirukanze wa mupolisi nawe akahava yambuye imyenda ataye igipolisi nanjye banyiruka bagiye kumfata ngo banjyane buje basazi mbabarira hari ahantu nabonye ukuboko kw'Imana nabonye ko burya umunsi wawe wo gupfa utaragera nta cyakorwaho burya naje kwirukanka ndirutse mfashe umumotari kumva umumotari nawe mfashe ari muri kope yaba Bowazi umumotari aranjyanye none umumotari akayamukanya mbona ari kunyuza ahantu ntazi mwese uri kunjyana he ko nakubwiye ugomba kunjyana atari uri kunjyana ngiye kubona mbona duhingutse ahantu mu ishyamba nimba ari gishwate nimba ari ishyamba bwoko iryo shyamba no mu mateka sindaryumva by'inzitane anjugunya muri iryo shyamba mu gihe nkiri kubebe ndi kuvuga ati Mana aha hantu ndahava gute niki ngiye kubona mbona abahungu igitero cy'abana b'abahungu Bowazi abohereje ndatibitse ndirukanka Reya uzamenye koga sinzi ukuntu nageze ahantu ku Kivu Mana we mba niroshye akarako ukuntu karoba indugu mba nkubise so mu mazi ndinjiye mu mazi amahungu barahagaze ako banza bitazi no koga noneho najya nubura umutwe gutya nka barenije guhumeka nkababona nkongera nkubira ndubira ko nabonaga ni uburuka nkogera hejuru bari bunkubite sansuri kamena umutwe narubiraga nkamaraho iminota 30 ndi mu mazi hasi Reya
burya uzamenye koga. Nkubura umutwe ngiye guhumeka, nandi guhumeka nka barene. Barene se nigiye. Naje kuvarera aho ngaho bwije, akabigasekwa nimba baragize ngo naruhamye. Ntumbaze. Naje dore babahungu be ntago ari oda. Mansera ari kumpamagara disi. Kambe muretse ndaza kumwitaba nyuma. Mansera wahe? Ndabaha amakuru. Ubwo birangije naje kuva mu cyo kivu nijoro, nabaye umweru, ndagenda njye mu kigo cy'abamansera hanjye nahishe wa mwana wawe. Baramumpaye iyo nkuru ntabwo nayikubwiye. Ndabizi no sugira ngo bari kumuguha ntabeze. Ukuntu waje kumureba bwa mbere akaguhakanira, yaraje nyine arabanza arambaza, ndamubwira nti umwana nuwe nta kibazo, byose ndabizi. yamuruhije ngo ajye gushaka ibyangombwa. Yaranduhije ndaza hano. Nari mpari. Shakisha ibyangombwa. Urumva impamvu ubwa mbere uza kureba umwana. Urumva nyine ntabwo twari tubizeranyeho. None yaraje arambwira ati hari umuntu uti waje kureba umwana gutya na gutya avuga ko ari uwe niki nanjye nanga guhita mwemerera ko umwana tumufite mutuma ibyangombwa. Kandi ko kurumva yari security y'umwana, ntabwo ari guhita agira ute, ntabwo ari guhita murekura. None nukuvuga ngo muri iyi myaka yose ishize wabanaga nura mu mazi. Nabanaga nura mu masera yanyitayeho, amazi ndakaraba, imyenda ndambara, amavuta ndisi. Nawe ntureba kakabiri mfite. Mana we. Basi Imana ishimwe kuba warakoze. Sinabona ko Njye nige muntu abonye urupfu n'amaso gutya ndarufesinga ndarureba. Nanjye aho narindi ntabwo nari norohewe. Cyagenze gute? Mbese nsa nkaho nyine nanjye nacitse urupfu. Uyu mugore niwe wandokoye. Yaremeye aritanga hafi umugabo amwice. Ariko arandwanirira. Ariko Angelique agira umutima. Uwo mutima uzawukomezanye pe. Ugira umutima mwiza. Nuko wahuye n'igisimba cy'umuntu. Abonye umuntu uri kurengana ntamufashe. N'umujuru yazabazwa. Mana we. Ubu abana ndabafite. Ndi kubyina intsinzi. Imana ishimwe. Ariko nubwo abana mbafite ndakomerewe. Ni cyiza kigukomereye. Ni igiki kandi abana barababonye reya? Ntabwo birarangira. Ushaka iki kandi? Ejo ngo nzajya kwitaba ngo urukiko. None se ufite ubwoba bwo kwitaba urukiko? Urukumva utazatsinda? Ubwoba noneho bwanyishe. Onete ntugire ngo ni bya bindi bya kera. Ubu noneho biri ku rundi rwego. Tumeze gute se kandi? Burya Mbabazi na Cacana ntago ari bo bikorera. Bafite umuntu ubakoresha uri ku rwego rwo hejuru, umwe ugira nimero udashobora kumenya ngo iyi ni nimero. Kagira inkuru. Ukoresha amakode mu guhamagara. Uri kubifata nk'ibyoroshye. Buriya rero reka nkubwire. Inama ngiye kukugira, inama nyine tugiye kujya turaha. Buri inama ngiye nakugira ejo ntuzitabe. Kandi kutitaba urukiko nabyo ari amakosa. Buriya nubwo maze imyaka hari ahantu ibyaberaga hanze byose ndabizi. Dore ukuntu urubanza rwawe barupanze. Urabizi? Nta kintu na kimwe ntazi. Ni nk'Imana yari inyohereje hariya ngo mbanze nicare hariya ntuze nkurikirana n'amakuru nitunze. None se amakuru ukuntu buretse ceceka nkubwira ukuntu urubanza rwawe rupanze. Urubanza rwawe rupanze yuko wowe nugera ku rukiko nta n'ikintu wemerewe kuvuga, bazahita bagufata bakakujyana hehe mu bitaro by'abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe, uburwayi bwo mu mutwe kwa. Ikindi cya kabiri,
njye bavuze ukuntu ngo uriya mwana ngo dirani ngo atari uwawe, ariko se nkibaza njye ko ari wowe wambyajije nanjye ndi kwibaza ko nzi ko dirani ari njye wamukubyaje nkakubyaza abana babiri umuhungu n'umukobwa, baba se barabaguranye igihe narinzanye wawe undi wa mbere caca na munyaka, ariko hoya dirani ni uwawe pe. none se akaba ari yabo none dirani ni uwa Leya. uzi impamvu uriya mugabo ngo adashaka ngo kumpa umwana wanjye Ni iyihe? harya yarambwiye ngo umwana wanjye ngo ni igiki, ngo ni preje. Urumva rero ngo pereje poroje y'iki se kandi noneho kandi umwana urabona umuntu bakorera uri hejuru, ntumbaze igishoro ashaka gushyiraho dirani, ntumbaze icyo ashaka kumukoresha, kabutindira gwera ariko amufata nyine nk'umushinga uzamwinjiriza. Jesus. Ibaza afata umwana muto nyine w'uruhinja akamupanga nka poroje. none se twakora iki kugira ngo tumukure muri iyo pereje? Arega numvishe banavuga ngo nashyika ku rukiko bazahita bamufata bajye gupima iki, bajye gupimisha DNA, ariko niyo yandi uriya mwana dirani ni uwanjye. none se iyo ntuza iyo DNA ntabwo twayipimishije, ntiyagaragaye ko umwana ari uwanjye. buriya sinzi bafite yabo mipango yindi kabisa, sinzi byaba ariko nyine urumva izo nibyo bapanze, ni proje zabo nyine mugani wabo, kugira ngo wowe nibakujyana kwa muganga uzageraho bishyuye ibisubizo byose by'ibizami bazagufata bize biri uko bo babishaka, ntabwo ari uko bashaka kugaragaza ukuri, bashaka ko ibintu byo bigenda uko bo babishaka. none se ubu ngubu nintajya kwitaba nyine ntabwo bazamfunga? ntawe uzagufunga njye mbona kwitaba urukiko birahanirwa, uzaba utsinzwe nyine umwana bazahita bamutsinda. none se urumva ikiza ari uko yazagenda nyine, ari uko yazagenda bagahita bamutwara mu kigo cy'abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe. ahubwo twatekereza ku cyakorwa ntasibe urukiko kandi ntajyanwe mu ibyo byose bapanze. ako kantu nako niko wane ubu ngubu nsigaye narabaye umunyembaraga cyane rwose, ukwiye gukomera. ubu mfite undi mupangu. hari ikintu rero ngira ngo nkubwire. yishyize kandi rero tugomba kwitaba urukiko. iyo uvuga ntushyiremo kwitaba urukiko ntaho nzajya. oya tugomba kwitaba urukiko kuko utarwitabye n'ubundi. ariko uzi imipangu uriya mugabo Boaz afite bafite umupangu kuko n'urukiko nzarushyikamo bagahita banjyana ngo kumvuza. urumva ko bari abagabo ko barakubuza se ntazanarukandagiramo ahubwo ko kihashyika bazahita banjyana, kandi nyuma yaho nyine Boaz azahita aza kureba umwana. yawe ntugire ubwoba kandi ntwongere kugira umutima uhagaze. wowe ugomba kugenda, aba bana bo ngomba kubacikana nkabajyana, nkagenda nkajya ahantu kure ku buryo nubwo iyo mipango yabo baramuka bayikoze igacamo bambura bakabura n'abana. Ese bakanjyana kwa muganga. ikindi niyo iyo mipango yabo yapfuba abana ngenzi bagarukana nabo. none se ikibazo imipango yabo nicamo ninjya kwitaba urukiko nkajyayo bakanjyana kujya kumvuza kandi ntanarwaye, bakazajya bantera imiti kandi ntarwaye, ahubwo si wo nzarwara. none se ko uri kugira ubwoba kandi byari bigeze ku musozo, ubuse ibyo bakoze mbere utekereza ko atari byo byari bikomeye kuba ugihumeka kandi tukaba twarabonye aba bana tukaba tubafite gutya? ariko noneho wabonye mu maso uriya mugabo uburyo ki afitemo umujinya mwinshi yuzuye kwihorera. reka ntiyabura kugira umujinya, ntiyabura kugira n'uburakari. bariya bafite ubugome bukomeye cyane, ariko humura ntacyo bazakora.
erega Imana twasenze igomba kudushyigikira humura. Nese abantu basuza abajyana he ku buryo uzaba wumva nyine batekanye. Niyo byansaba kujya mu mwobo nzaba ndi kumwe nabo, kandi ntabwo nshaka ko nzongera kubabura n'umunsi n'umwe, kugira ngo hagire unkuraho umwana, sibye n'umwana n'urwara rwe kugira hagire uruca, yaruca ruko yamaze kunyica byarangiye. Igihe kirageze kugira ngo umuntu arwane. Nabigeze maze gutakaza icyizere pe, maze kunamuka nanjye. Iki si cyo gihe cyo gutakaza icyizere, iki ni igihe cyo kwigira icyizere ahubwo tukambara imbaraga. Servites. Sawa. Kwa konje se bimeze bite? Ndashyuha se nshyuhirwa n'iki kweri? Bimeze bite? Arakubwiye ngo kuri iyi nshuro mfite ubwoba ugira ngo. Ubwoba bwo ntabwo ari wowe wenyine ufite, rega nanjye mfite ubwoba bwinshi cyane. Ubu rero ubwoba bwanjye bwabaye impamo koko. Nagiye mu rukiko, icyo nahaboneye ni agahomamunwa. Byagenze ute se? Nagiyeyo ngezeho baravuga ngo simbura n'abatarabanza kumpima ko ndi muzima, ko ntafite uburwayi bwo mu mutwe. Bajya kumpima, cyambabaje n'ukuntu ibisubizo byaje kuko bigaragaza ko ndi umurwayi wo mu mutwe. Ese barafata umuntu muzima bakamugira umurwayi? Ibyo ntabwo ari ibyo bibaza. Harimo akarengane gakomeye cyane. Bavuze ngo rero umusazi ntabwo ubu nyine ntaho nahera mburana, nyine bavuze ko ibyo byose nyine ibyo naciyemo byose, ibyo navuze byose nabikoreshwaga nuko mfite ikibazo cyo mu mutwe. Ubu ngubu nahavuye ndi kubacika, bagiye kunjyana nyine aho nyine bavurira abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe. Nuko nabacitse. Ahubwo se abantu banjye bari hehe? Abantu basize hehe ko nakubwiye ko ugomba kubarinda, utagomba kubava iruhande? Basize hehe? Size nura wenyine ku muturanyi. Dirana ari hehe? Dirani bamutwaye. Uvuze ngo bamutwaye? Ninde amutwaye? Haje abapolisi baje bambaye civile, kandi ntabwo ari baje bonyine, bazanye n'abahungu bacacana. Ceceka, ibyo bintu sinkeneye kubyumva. Uri mugabo cy'ubundi, urampemukira, urambabaje, uranshenguye. Nakubwiye ko ugomba kuncungira abantu. Uri mugabo ki udashoboye kurinda umuryango? Uri mugabo ki udashoboye kwita ku nshingano? Ntabyo ubwira, urampemukira. Usigariye kuki? Mwana wanjye narwaniye. Nabwira, niba warananiye gushakisha umwana wacu ngo aboneke, nkamushakisha nkamuza no kumurinda byari bikunaniye kuko ririya joro naguhamagariraga iki ngo uze utwara abana? Niki naguhamagariraga? Ntabwo kwari ukurinda abana banjye. None nabyo birakunaniye. Ushoboye iki basi? Ushoboye iki? Umwana wanjye, umwana. Basi se waretse tukaganira ubundi kumva ukuntu bimeze. Ibyo naruhiye ko narwaye kose bibaye impfabusa. Ubu narize nje kukubwira ko tugomba gucika n'abana bacu tukagenda. None ngaho reka tuganire gatoya. Annette. Karame. Ari gukeneye gatoya. Ikintu nshaka ko tuganira.
iki se kandi dogita? nkore mu biganza sha uwo muntu w'umugabo buriya nagushimiye cyane. Nawe dogita jya ureka iby'umugore se avamo umugabo burya. Oya burya umugabo aba ari ubwanwa cyangwa igihagararo cyangwa kuba afite ibikoresho bya kigabo gusa. Umugabo ni mu mutwe. Kandi burya ngo ubugabo butisubiraho nanone babyara ubumuga. Buriya wakoze akazi neza, numva ndagushimiye cyane. Ubu noneho urishimye? Ndumva ku mutima wanjye meze neza. Ubu noneho nabaho mu mahoro ndahigwa? Wahigwa gute? Gusa waba uhigwa akagaruka no mu kazi? Ubu ndi kumva umutima wanjye uguwe neza, kuba yashyize urutoki hejuru ngo umugabo ngo ntanga niwe neza. Ubugabo bwe turi bufishi rwishya. Ureba ko kera hose ibi byose iyo ubyemera ntabwo umuntu aba yaranyuze muri ziriya nzira zimeze kuriya. Mesaje wabonye ndishimishije se? Ndashimishije rwose, ntacyo nakuvemo. Jya menya rero ko iyo umuntu ari muri gahunda nka ziriya z'amafaranga ukuri kuba guke, kuko burya amafaranga niyo ahita bukuri. Amafaranga ahita bukuri ubundi nyirizina, aho icyaro kuri cyo kigahinduka ikinyoma. Amafaranga se urayayoba? Onete bigenze gutya reka dani. Reka ne kwibuka ibyahise. None se dogita, intwari kabisa kurisha gushimira cyane. Ndabyumva ariko se buriya kureba nyine ibintu by'urukiko bisa n'ibyarangiye, kubona aramaze kumushinja ko ari umusazi bikaba byararangiye. Buriya nta kuntu washyiramo imiyaga nyine ukamureka agataha nyine mukamufungura, ko nawe ubizi neza ko rero atari umusazi. Icyo kintu cyitondera. Nase urukiko ntirwarangira, ari umuntu ukigukurikirana. No, ibintu byo kongera kumva banze nkubwiza ukuri. Ibintu byo kongera gutekereza kuri Leya bikure mu mutwe wawe, sibyo? Njye ariko numvaga nimba urukiko rwararangiye nta mpamvu yo gukomeza. Nase yo kubizi uri kuvura umusazi koko? Itware. Leya ni umusazi. Itware nk'utakimuzi. Yego nyine mu rukiko twemeje ko ari umusazi. Izindi mpumu ufitiye zireke. Ariko nawe ubwawe urabizi neza ko atari umusazi. Onete, ibyo bintu ntabwo mbikeneye. Sinshaka ko nongera no kubona ugeze ku cyumba ariho. Reka abandi baganga bamukurikirana uko bikwiriye. Nase undi ari kumukurikirana iki? Ntabyo ubwira urashenguye. Umva ukuntu bavuze. Bambwiye ngo. Bambwira iki? Umva nyine mbanze nkubwire. Basi curuka banze nyumva. Erega nanjye nta ruhare nabigizemo. Haje abapolisi. Umupolisi aza afite imbunda, afite ibigaragaza ko bagomba gutwara umwana. None njye nari kumuhagarika gute mfite izo mbaraga? Ahubwo umva ukuntu bavuze ngo mu gihe tutari twatsinda urubanza babanze bamenye neza ko umwana ari uwacu, ntago tugomba kuba tumufite umwana ngo tuzongera kumubona ari uko urubanza rwarangiye bimaze kumenyekana ko ari uwacu. None nari gukora iki? Ubuse ninjye wari wanze kugumana umwana wanjye? Imyaka maze Rwanda, marira narize, intambara naciyemo, byose erega bibaye impfabusa. Ikintu ugomba kumenya wowe ntabwo ari impfabusa. Icyo nzi cy'igihe kizagera umwana wacu twongeye tumusubirane. Ahubwo nsubiye muri ya maboko mabi. Ikintu ugomba kumenya, harimo akagambane gakomeye muri ibi bintu. Ahubwo se tukiri aho ngaho, wagiye ku rukiko, wari buze nk'umutangamuhamya muhura muganga Onete. Bimeze bite ko mu byo wambwiye ntabwo nigeze numva umbwira ko mwabonanye? Ntacyo dusigariyeho, twahombye zagiye, twabuze byose. Mbuze umwana, Onete yangambaniye,
niba nari nizeye ko ari buvugisha ukuri basi ku rukiko ngatsinda, ariko icyambabaje ni ukuntu namusanze ahagararanye na Cacana na Bowazi ndetse n'umupolisi, akajya ndeba nk'utanzi. Bamubajije ko nzi yakanye ngo ndanu namwe nzi. Umwana wacu turamubuze burundu. Humura. Kuri iyi si nta muntu wo kwizerwa koko. Uribuka igihe nakubwiye ngo nta mpamvu yo kwizera umuntu cyane ngo ibintu byose bimubwire, ahubwo buriya n'abo bantu batugezeho birashoboka ko yaba yaratunetse neza, ahubwo mu gihe twatwaye abana akaba yarahise abaha amakuru twibwira ngo numure kudufasha. Ndabigenza ndabariza ndafata ndamenya ndwana ute, ndamenya umwana wanjye ndi bumugaruza ute. Sheri nubona ari nizeye akambari nyumva neza ko biringiye abantu barabahemukira. abantu nta mpamvu yo kwizera cyane, ahubwo reka nkubwire rero, reka dushake indi tekinike dukoresha kuva uyu munsi. Dukoresha tekinike zishoboka zose twongere dusubirane umwana wacu. Iyo dushaka tuzahite tuva aho turi twimukira ahandi. Ndamusubirana gute ko nari nzi ko uyu munsi aribwo ndarara nsinze urubanza, nkamenya ko abana banjye bari nanjye aho ndi turi serifingi. None reba mbuze byose, ndahombye muri ubu buzima. kabone nubwo bavuze kuri umusazi, ariko wibuke ko ngihari kandi ndacyariho. None nibamara kumfata bakanjyana mu kigo cy'abasazi, wowe utangiye gucika intege bakagukura abana mu biganza, bakakujyana umwana. Erega shereka nkubwire, ntawe uburana n'itegeko. Ubu se ko uvuga ngo nacitse intege, ko batwaye ngo iyo ntera amahane ngiye nari kubacikirayo, ngeze uguhita banjyana nawe baragufasha barakujya. Nora niwe yari gusigara ntabwo ari gusigara gute. Kubize wararwaye n'umusazi. Ariko ntabwo nshaka ko tubiganira. Ikinzanye hano no kugushimira ibyo wakoze, ibindi bikurikiraho n'umuteguro wanjye. Uri ibanga, wowe kora akazi kawe, sibyo? Ndakumva boss. Ntiwongere kwivanga mu kazi kanjye. Bwa kabiri, wowe kora akazi kawe nk'uko bikwiriye, ibyare yabyo bihanagure mu mutwe wawe ubindekere. Siko bimeze? Ntabyumvise. No kugera ku cyumba cye ubyibagirwa. Hari abandi baganga bagomba kumukurikirana, uko bamukurikirana biri mu biganza byawe. Yego? Cyakora upfa kutazamuhemukira pe. Ntumutera inshinge z'abarwayi bo mu mutwe kandi ubizi neza ko nta atarwaye. Honete, ibindi kukubwira kubyumva. Ngiye ndimo ndabyumva. Wowe kora akazi kawe, ibindi ntago bigize ute? Ntabwo bindeba. Siko bimeze? Yego? Nakumvishe boss. Sasa mbwira ngo boss, sibyo? Ese si wowe umpatse? Ariko ntabwo uburyo bubivuzemo ntago bigaragaza icyo ushatse ko, ariko Honete waretse tukabana neza. Nanjye nta kindi narengejeho, ariko none se ubundi ubuzima bwanjye ubukontorora nka telekomande. Oya? Iyo ushatse ko mbaho neza mbaho neza, iyo ushatse ko ntabaho neza, iyo ushatse ko mbaho mu bwihisho. Boss ntari bari ko turi kumwe. Ariko nari nkumbuye kongera kumva za braga zawe. Nta kibazo. Tuza muri ofisi untere braga. Reka njye kureba uriya murwayi, nari ndi gukurikirana ndebe uko ameze. Sawa. Ariko ujye ungeraho nyine twongere tuganire. Sawa. Ntuzajye untinya, ube free. Yego? Sawa boss. Ubwo yabyemeye ariko aracyafite amagingimira, ngomba kumukoropa neza akibagirwa reyo.